Muraho neza, ndabasuhuje. Njye ubasuhuza nitwa Pacifique. Nk'uko mubona muri taburo murabonamo Miss Rwanda cyangwa se wabaye Miss Rwanda uwambaye ikamba 2022. Uwo nta wundi ni Miss Muheto. Miss Muheto kuwa 29 ahagana mu masaha ya saa 12 z'umugoroba, ubwo yari ari mu muhanda atwaye imodoka, bivuga ko yari yasinze cyangwa se yanyweye ibisindisha, arangiza ajya gutwara imodoka. Polisi yaje kumufata isanga nta n'uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga afite. Polisi yahise imuta muri yombi. Iyi ngiyi yabaye inkuru y'incamugongo ku bantu ndetse mu gihugu cyose muri rusange. Abantu ntago babyumvishaga. Nyuma y'amasaha makeya polisi yahise konfirma aya makuru, yemera ko bamutaye muri yombi. Ibinyamakuru byinshi byavuze, ibyandika birandika ndetse n'ibisohora birasohora. Ubu Miss Muheto yatawe muri yombi, nta bindi byashinjwa. Arazira gutwara ikinyabiziga yanyweye ibisindisha ndetse no gutwara ikinyabiziga atabifitiye uburenganzira. Ibyo nibyo byaha Miss Muheto ashinjwa. Gusa ibinyamakuru bitandukanye byagiye byandika bivuga ko Miss Muheto batamufunga ngo kubera ko hashobora kuba afite ikindi kibazo cyabimuteye. Ese urabyumva ute? Mbahaye ikaze. Umuntu utarakana subscribe, like, share ndetse na comment, iki nicyo gihe ngo uyikande kugira ngo ibiganiro tuzakugezaho ujye ubibonera ku gihe. Uwitwa Godfather yasabye akantu gakomeye polisi cyangwa se ubushinjacyaha. Yabasabye ko Miss Muheto yabanza akajyanwa kwa muganga, abaganga bakajya kumwitaho bakareba niba nta kindi kibazo afite. Ngo kuko mu minsi ishize Miss Muheto yaribasiwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ku buryo ngo bishobora kuba byaramuviriyemo n'ikindi kibazo. Ese Godfather we ibi bintu arabivuga ashingiye kuki? Yatangaje ko ibintu byabaye kuri Miss Muheto bikomeye cyane, ko hari n'umuntu w'umugabo yahura nabyo kubyikuramo bikamunanira. Ese wowe urabyumva ute? Guys, Miss Muheto ntabwo byoroshe. Ibaze kumva umuntu wabaye nka Miss w'u Rwanda wambaye ikamba ngo bamufashe yanyweye ibisindisha, arangije atwara n'ikinyabiziga. Ibinyamakuru byinshi byanditse ko Miss Muheto ashobora kuba yagambaniwe cyangwa se afite ibindi bintu bimukoresha ku buryo ashobora gufata icyo cyemezo cyo kunywa ibisindisha yarangiza agatwara ikinyabiziga. Ibyo nibyo Godfather avuga. Haravuga ngo mbere yuko bamufunga bamanze baza n'abaganga babashe kumusuzuma barebe niba nta kindi kibazo afite, bamenye impamvu nyayo, kuko abantu ntabwo bari kubyiyumvisha. Guys, nawe ntabwo wapfa kubyumva kuko ni inkuru itari nziza, ibabaje, iteye agahinda, ndetse abanyarwanda muri rusange ntabwo batuje kubera Miss Muheto. Uyu mukobwa nanjye uko mbibona cyangwa se uko mbyumva yaba afite ikindi kibazo. Abaganga ndetse n'ababishinzwe bamukurikirane barebe ko nta kindi kibazo afite cyaba cyamuteye ibi ngibi. Ndagushimiye wowe kandi subscribe warebye iyi video, ntuzacikwe n'ibiganiro tuzagera tukugezaho. Ndabakunda cyane.
mukomeze kugira ibihe byiza nawe utaha.